Makuru abantu benshi bari gukomeza kugenda batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri Ishimwe Vestine. Vestine abantu benshi cyangwa se bamukunda mu itsinda ryo kuramya ndetse no guhimbaza Imana rizwi nka Vestine na Dorcas. Uyu mukobwa afite ubukwe ku itariki ya 5 z'uku kwezi kwa 7. Uku kwezi tugiye kwinjiramo uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Yasezeranye nk'umugabo w'umunya Burkina Faso witwa Idrissa Ogodrago. Ngira ngo ku rubuga rwa Instagram nabonye izina rya Vestine Ishimwe, yakuyeho Ishimwe ashyiraho Vestine Ogodrago. Urumva yahise afata izina ry'umugabo we, ngira ngo ni ibintu byagiye bivugisha abantu benshi agihindira izina. Uyu mukobwa yakoze bridal shower cyangwa se ibirori byo gusezera ku bukumi ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 6 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Ngira ngo uragenda ubona amafoto agiye atandukanye aho uyu mukobwa yagendaga agaragara neza, yambaye ikanzu nziza y'umweru, buri kimwe cyose arakeye, wamukoreye makeup, yasaga neza cyane ku buryo abantu benshi babyishimiye cyane, byarabanejeje. Hari n'abari kuzana amafoto agiye atandukanye, uburyo bakira abana, mugira ngo muri buze kugenda muri amafoto kuri screen zanyu ukabona ko ni amafoto meza, ni abana bashimishije, n'abana kandi bakomeje gukora ibintu byiza cyane. Ni abakobwa bari gukora ibintu byiza, abakobwa bakuriye mu Mana. Donc nyine wumve ngo abantu benshi bari gukomeza kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri Ishimwe Vestine na Dorcas cyangwa se Vestine na Ogodrago. Urumva ko cyane Vestine ni kamera niwe ziri kureba cyane bitewe n'ubuko afite. Vestine kuri ubu ngubu ngira ngo mu minsi yashize hari amakuru yagiye hanze, nabwo yagendaga agaragaza ko yasutse ibisuko by'ukwezi, icyumweru kimwe, ibyumweru 2-3, nyine bigaragaza ko yamaze kuva muri ADPR. Ubona ko yamaze gufata umwanzuro, kubera ko nabonye amafoto yo muri bridal shower yiwe, urabona ko rwose yari yanyereje udusatsi twiza aberewe rwose. Ni ibirori byitabiriwe n'abakobwa bamwe barazwi. Inyinda yisha umukinnyi wa filimi yarari muri bino birori bya bridal shower. Vestine yarari kumwe na Dorcas, bose bahari. Urabona ko rwose Vestine, urabona ko yarakeye, ibintu byo kunyereza umusatsi, urabona ko atakiri muri ADPR. Ariko Vestine umurebye uburyo byo kunyereza imisatsi biki, amakuru yagiye hanze ko uyu mukobwa yamaze gusohoka cyane, ko yaciye amarenga ko yo kugaragaza ko imvamutima ze bitewe n'ibintu yakorewe, kuko yumvaga ko Vestine biri kuvuga ko agiye gusezerana n'umwisilamu, asezeranye n'umuntu ukuze, kandi bikavugwa n'abantu muri ADPR, bituma Vestine idini yararimo avuga ko atazongera kongera kurisengeramo, agiye kurisezera. Ati nzajya nsengera mu mutima, nzafasha abakene, nsenga Imana yanjye, ariko ibintu by'amadini sinzongera kubigenderaho. Ayo magambo akiyatangaza actually yahita kubitaho igisuko, ashyiraho buri kimwe cyose makeup. Gusa biravugwa ko bagerageje ibishoboka byose, cyane ko iwabo wa Vestine ni abakristo bo muri ADPR. Kujya gusezeranira rero mu rindi dini ni ibintu byagoranye cyane ku buryo batabyumvaga. Bagerageje uburyo bushoboka kugira ngo Vestine azasezeranire muri ADPR, ariko biranga kubera ko umuntu baramuhagaritse, kandi umutima wa Vestine wamaze guhindura page. Vestine yamaze guhindura mu bijyanye no gusezerana ADPR, bitewe n'ukuntu bamuvuze nabi, bitewe n'ayo magambo bamuvuzeho, bihita bituma ahindura ibitekerezo bye, agahita yigira mu bindi. Ndoko nyine ngo wumve ngo buri kimwe cyose yaragihinduye, kuko n'ubu ngubu arabura iminsi ngahe ngo ubukwe bube, ibintu byo gusezeranira muri ADPR
byaranze. Ariko navuga ko ibintu biri guteza impact cyane kubera ko ubu ngubu Vestine afite abantu benshi bamukunda, afite abantu benshi bamufana. Kuri ubu ngubu abakunzi be cyangwa se abafana be baribaza ahantu uyu mukobwa azasezeranira. Murabizi bizwi ko neza ko Vestine yari yaraciye amarenga ko yagiye muri Grace Room, yagiye kwa Julienne Kambanda, kandi Kabanda ari we ugomba kuzamusezeranya kubera ko hari igihe yagaragaye mu matorero yiwe, mu masengesho ye ajyanye n'umugabo we, mu biterane bigiye bitandukanye. Ngira ngo donko niwe wari kuzamusezeranya, ariko Grace Room murabizi ko yagize yarahagaritswe. Abantu bakibaza ngo ibi bintu ntabwo byaba impact n'ubundi ikomeye cyane kuri Vestine no kuva yava muri ADPR yiwe, cyangwa se bakagenda bagaragaza ko mu by'ukuri idini ADPR yarisezera none bagiye muri Grace Room barayihagaritse. Ubwo byumvikana ko neza ko niba zasezerana muri ADPR bakaba bari kuzasezeranira muri Grace Room, urumva agomba kwitabazwa undi mupasiteri cyangwa se irindi torero. Gusa nabonye abantu benshi bari guhangayikira Vestine bavuga ati si ibi bintu byo kwiruka gutya mu madini ntabwo byakabaye ari byiza. Bavuga ati Vestine ibyiza nuko wagarukira ADPR kubera ko n'urugo rutarimo gusenga, rutarimo Imana, kuyisenga ngo uyubahe. Buriya mw'abantu mwereka mbanze mbabwire, abantu mugomba gusengera urugo buriya rudasenga abarimo ikibazo, abarimo dayimoni. Bavuga bati ibyiza nuko Vestine yagarukira ADPR kubera yuko nyine urumva kwirwa wiruka mu madini amwe biranze, abihenuyeho, babwiye nabi, aragiye ageze muri Grace Room barafunze biranze, ubwo arashaka irindi torero ajyamo. ADPR yagaruka si ngomba gusuka, ariko akisubiraho n'abakisu bakamwakira kuko ntabwo bakanga kumwakira. Ariko umva ko Vestine imisatsi yamutandukanyije n'amadini ye cyane. Umugabo we akamubwira ati nkunda kwisukisha, kandi buri umugabo utegetse mu rugo ntabwo ryarema utakoze icyo kintu. Nabonye rero abantu benshi bakomeza kwibaza Vestine azasezeranira hehe, Vestine ko byagenze gutya muri ADPR bakamuhagarika ntibumvikane. Numvishe ngo byageze kuri Ndayizeye Isayi, umushumba mukuru w'itorero rya ADPR hano mu Rwanda, byamugezeho. Donc nyine urumva ko ni ibintu byabaye zaga, ni ibintu byabaye byinshi. Abantu benshi baracyabyibazaho, baracyavuga bati se ADPR izamusezeranya. Batekereza ku bijyanye na ADPR bakavuga ati rwose ntabwo byakunda kubera ko byasaba ko yiyogoshesha umusatsi akawukuraho agasikaho umusatsi muke. Nyine urabizi ADPR yemera naturel, nuko buri naturel nziza, byo kunyereza wapi ngo harimo produit ibiki n'ibiki. Urumva ko nyine ni ikibazo gikomeye kirwangakisha abantu benshi cyane, bari guhangayikira Vestine bavuga ati rwose ashobora kuzasanga umugabo usanga nasubiye inyuma mu byizerwa, ugasanga araguye bitewe na cya kintu cyo kuvuga ngo kwihenura kuri ADPR. Kandi murabizi ko aya magambo ngiye kukubwira, urabizi ko Imana buriya yakuzamuye ni nayo yakumanura. Imana yakuzamuye ikakuzamura mu idini ryayo yanakumanura. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bafite imihangayiko gutya na gutya, bifite ishingiro. Kuba yaravuye muri ADPR akajya muri Grace Room bakayahagarika, urumva byanga byakunda hari ahandi ugomba kuzasezeranira, hari itorero ugomba kubarizwamo. Nyine urumva abantu benshi bari kugenda bavuga kuri ibi bitekerezo. Abantu benshi baramuhangayikiye bitewe n'ahantu azasezeranira, na nyuma yuko asezerana ibijyanye n'imyizerere. Niba yarashatse umugabo rataba ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'imyizerere akava muri ADPR, ese nyuma y'urugo kariho ubuzima buba bukomeye cyane, cyangwa se umuntu ari ahura n'ibigeragezo cyane, bizagenda gute kuri Vestine? Gusa reka tubihanga amaso. Imana irahari, Imana irakora, Imana n'umuhanga,
Imana, kandi murabizi ko Vestine akorera Imana, akorera abana b'Abanyarwanda. Tubifurije urugo rwiza, ndetse n'umugabo we witwa Idrissa Ugodrago ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 2025. Kuri ubu ngubu nibwo bazakora ikirori. Hari kubura iminsi 9 kugira ngo ubukwe bube, tubuhange amaso, bazagire ubukwe bwiza. Gusa buri muntu wese yifuriza Vestine kugira urugo rwiza nk'uko biri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero amakuru meza ahari ari kuvugwa ko nuko Vestine ashobora kuza kwisubiraho akajya gusaba imbabazi muri ADPR ye yakoreragamo, kugira ngo azagende akoreramo ikirori kiwe cyangwa se ubukwe bwiwe uzaba ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7. Rero urumva ko Vestine yabafashe icyemezo cyiza kurusha ibindi, yakwicara akaganira n'umuryango we ndetse n'umugabo we, bakamugiramo inama, ndetse na manager we Murindahabi Irene ni umuntu bira wakugira inama, akaba yasubira mu idini ryiwe, ibintu bigakomeza kugenda neza kugira ngo n'ubukwe buzagende neza. Nubwo bari bamwihaye, ariko byose birashoboka ko yasaba imbabazi akaba yasubira mu idini kandi bakamwakira neza. Sinizera ko idini ryakanga kumwakira. Ni umukobwa uzi gusenga, umukobwa uzi kuririmba, ni umukobwa mwiza kandi abantu benshi bakunda. Uyu mukobwa yakunzwe cyane mu ndirimbo nziza nk'Ibuye, Ihema, akarizana indirimbo Adonayi, Nahawe Ijambo. Ni indirimbo nyinshi pe, indirimbo nyinshi kandi zakunzwe, Yebo, Ku Musaraba. Urumva ko ni indirimbo zagiye zikundwa cyane. Rero iyi ngiyi yari Kigali City TV. Wowe utarakanda subscribe, uhawe ikaze kugira ngo ujye ukanda subscribe kugira ngo uzajye kurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Kandi wowe udahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Imana ikomeze kurinde kandi ikomeze kuzamurire ibyo ukora. Gereka mabwire ngo ndabakunda cyane. Hasta la vista, umunsi mwiza.